abandonira muri Murera niza kuri la Coaster bimeze gute akandi na Coaster dufite iminota 15 mu kadomo yuzuye tuganira Murera iminota myinshi cyane muri Murera ko mwankanze yo bimeze neza amaseryero amaseryero mu gace ibitari ryero yenda banza babwira udukuru twiza ahari reka duhere n'indi updating vuba ukoreshe umwanya umunota umwe manze muri ibintu byiza ko uburyo mwanzitse uburyo mwintroduce ibintu ndumva rwose sometimes nta byiza biri buvugwemo njye ndumva ahubwo mushobora kubivuga nambutse tugende rero hari amakuru nkesha umuhungu wacu Nicky Junior yaratangaje kuri ekipe ya Rayon Sport yego mbere yuko mujya wenda mu miripuko y'i Kigali muri za Sambaratika yavuze ko Rayon Sport hari abakinnyi bashya abandi bakomeye igiye kwerekana muri iyi minsi mpera z'icyumweru yego icyo nicyo cyane n'ejo twabigarutseho aravuga ko umwataka wabo ukora like aravuga ko umwataka wa Rayon nibitinda ku cyumweru ubu ari gukina mu gihugu cya Libya nibitinda zaba bageze hano ku cyumweru wakiyongeraho mediateur ugomba kuva mu gihugu cya Tunisia yagomba kwerekana witwa Sheri niba ari oya ntabwo yavuze bose bagaragaje mu myitozo n'amafoto rumva bari uriya witwa Sheri niba ari Sheri umuzamu ugomba guturuka muri Togo cyangwa Mali nuriya uhari kugira ngo hari abantu usubira ikiganiro federation n'ikiko babona amafoto ashobora kuba yarabuze tekarasanzwe cyane ashobora kuba yarabuze za nawe ushaka gucokoza abareyo ariko arakomeza umukunda cyane ati mu cyumweru gitaha nibwo Rayon izatangaza mu buryo budasubirwaho wa opponent wa Rayon Day n'utwo tuvuga yanga ko bita tuninjira mu bintu yabivuze reka tubijyamo ibintu bya Nicky nabo akandi ariko twabivuga aravuga ko inategura umukino mbere ya Rayon Day na Vipers yo mu gihugu cya Uganda ubone kuri Rayon Day ahubwo kuri Rayon Day yanga se ko kumuzo yabyemeje yanga yipanze rero ashaka bicira byo ku muryango byihoreye iminota iryoshye 10 ya Rayon Sport bayobozi ba Rayon Sport rwose mvugaje aradusiribaye tumaze igihe kinini cyane izi nkuru mubizi ko tuzibona ariko nka radiyo y'igihugu ntitwagombaga guca igikuba twagize igihe gihagije cyo gushyashyariza tugira cyo gusiga ahari turwana no kugira ngo mufate igihe mu buri gihe namwe mukemura ibibazo ariko bitari mu buryo irimo iragenda nta kintu kiri kujya ku murongo Rayon Sport ikintu kidashimishije kitari cyiza umuntu atakwishimira kumva ni ibintu biri kugaragara muri Rayon Sport kuri iki abakinnyi b'abarundi n'abakinnyi b'abanyasenegal banze kuza mu myitozo kuko Rayon Sport sezishize ibarimo imishahara ibirara n'iby'amezi abiri abasore bitwa ba Yusudian abasore bitwa ba Marinying abasore bitwa ba Papley bararahiye baravuze ngo ntituzabishaka bapasanga amafaranga yacu niyo mushaka ko tugaruka mu myitozo ni mu kwishyura amafaranga y'imishahara y'amezi abiri mwadusaba n'abafite recruitment ariko yego rutararangira ibi bintu rero Rayon Sport ICBF score ikibazo cyadukomeranye ntitwatangira imyitozo dufite match ebyiri na APR ya Super Coupe APR yaducumutse yadukuramo umwuka kuko APR yatangiye imyitozo iruzuye na Sekiganda agomba kugera mu Rwanda nshuti yanjye score babwiye ngo abayobozi bacu bereye muri konji za leta yashyizeho mwizana ibintu byo kuvuga ngo tubahe amafaranga mwitonde cyane manze mutegereze ubwo naho kuwa mbere bizafata byibura icyumweru kuko amafaranga score irbuhereyo ntago ari ukubyuka ngo turasinyishije ngo ni muduhe it will take just like a week kugira ngo birangire abakinnyi ba Rayon b'abarundi nibo president ngo yatangiye guhamagara benyenga ati mumbabarire ndabinginze ndabasabye mwokagira imana mumbabarire ndabasabye basi nimuze mu myitozo ibibazo tuzabikemure basi mwageze mu Rwanda icyo ni ikibazo cya mbere Rayon mushaka amafaranga mwishyure hano by'abakinnyi baza batangira imyitozo mufite match na APR ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa munani iminsi yagiye twatangiye kwa karindwi aziga kwezi kumwe ikibazo cya kabiri kiri muri Rayon Sport uko utumvikana ko abayobozi ba Rayon Sport nta kintu kiri buze kubafasha habe namba ikipe yanyiraza kugira ibibazo bikomeye cyane umutoza wungirije murabizi ko adafite ibyangombwa niba afahame ya Rotfier abasabye ko umutoza wungirije mumuzana adafite ibyangombwa byuzuye mubizi ko kafi byexija ni mu mwandikisha yego mukavuga wenda ngo yaje mu kwa kabiri ibyo birashoboka kuko harimo amatsinda harawo Prosper Asunika harawo president ikibaje president wa Rayon ngo bazanye umutoza wungirije niyo mpamvu ko ukoresha imyitozo ariko bakaba bataramutangaza yibereye muri Tanzania agiye kunegosia ibintu bya Yanga
imagine ko yari azi ko bazafata umwe mu banyarwanda barimo barwaka barimo n'aba ba sositena bati tuzarebamo umwe wakorana afahamiya urimo urabyumva afahamiya avugana na prosperi aramubwira ngo wowe urashaka nde ngo njye mfite umutoza wanjye nshaka ahangaha bamuzana adafite ibyangombwa bimwemerera gutoza imikino nyafurika perezida avuye muri tanzania amusanga hano umujinya uramwica n'ubu yatangiye gukoresha imyitozo ariko ntibaramutangaza. Rayon Sport nta kintu kibura kiyoberwa. Nongera kubigarura kuri Muvunyi n'umusaza mukuru. Muvunyi n'umuntu ukuriye bodi, Muvunyi n'umuntu utinyitse mu bantu bose. Muvunyi niyo bavuga ngo zitukwamo nkuru, Muvunyi bireba niba Tadeyo ubona abandi ba visi perezida bari kumuganza. Tantongo Patrick Rukundo yazanye umuzamu uyu w'umunyamara urimo, Tantongo Gacinya arashaka uyu, Tantongo Prosper arashaka uyu, Tantongo Bubuna arashaka uyu. Umukobwa yitwaye Dejonde yavuze ati Bubuni wavuye muri iri baragusesengura ararakara ati Bubuni wavuye muri iri. None bizagenda gute kugira ngo aba bantu bashyire hamwe ko mwaje muvuga yuko mushaka gukemura ikibazo mwumva mwese mwagira ijambo ringana mukemura ikibazo cy'imiyoborere. Icyo nyivo yose nshaka kubyinjiramo mu mizi nzabyinjiramo nimbona bikomeje gufata indi ntera. Ibyo byari icyo bita just kubabwira ko ibyo bintu bizwi, ubwo detail tuzabijyamo abantu hari abantu badushinga ngo mukora ibiganiro by'amatiku. Ubu ngiye mu matiku nize hejuru sinkubisamo cya gitoroshi bita ngo ni murekure simbeshamo murekure ninyujemo akabuvi nihitira, ariko izo details zirahari twikomereze. Rayon Sport igomba gusinyisha umuzamu w'umunyamari uyu munsi, ashobora gutangazwa cyangwa ejo. urebye uyu munsi Kuyate na Mohamed Sher uyu munsi barerekana cyane. Hanyuma Rayon Sport buriya turimo turavuga ngo irazana ngo rutahizamu, ariko Rayon Sport hari ikibazo ifite gikomeye muri Rokirito iri gukora. Ikintu ari nacyo navuze ko uyu munsi nashaka ko tuganira iminota mike isigaye, kutagira icyo bita proper plan, kudaplaning. Ikintu mu gitekerezo Lorenzo cyane y'agahinda kenshi ndavuga ni Rayon Sport mufite dezordre, ibintu mwavuze ngo muzagabanya payroll, ibintu mwavuze ngo muzakemura ibibazo ntari byo muzashobora. Rayon Sport muri mediane ku 8 n'icumi umva abakinnyi afite, ifite Papley, ifite Fisto, ifite uyu nguyu twari tuvuze bagiye kugura niba ari Sheri niba ari Sheri, ifite uwo bita iki gipeti kino kigufi cya Adama Bagayogo, ifite Richard y'Umurundi ukina ku 8 ukumva ibuze uyu Murundi baguze mushya witwa Magruari urimo urabibona. Ifite undi mupeti wakina undi ninde imyanya ibiri bamaze kuba 6 ni nka 7. Ifite n'umukinnyi uri gushaka Abedi nubwo ataraza, irashaka undi mukinnyi izazana kuri uwo mwanya. Nahoze mbara mu gitondo n'umuntu wo muri Rayon twabaza abakinnyi bagera ku 8 bakina ku myanya 2 muri mediane. Uzikiri guta nari nakibagiwe na Katoni Kitoga nako ngana na Kitoga. Rayon ifite abakinnyi 7 ubu n'ubu igashaka na Abedi wa 8 ku myanya 2. 8 n'icumi ku myanya 2 bivuga ngo Lorenzo buri mwanya ufiteho abantu byibura 4 niba nibongera amabe uraza ikibazo kimwe aza kukavuye ko sanga kava ni kuri umuntu agera hariya kuri tapi umuntu Toni Kitoga ngo nazemo, ni kuri umuntu agenda ngo hari umukinnyi ngo narangiwe na Arno ngo i Burundi wa Magruari ngo wa miliyoni 10 ngo nazemo, ni kuri umuntu yicara ngo yango ntabwo ngo njye nakomera yuko ngo uyu mwana agenda ngo ni mumugumane nawe ngo bahagumye. Ikipe ya Rayon Sport ifite akavuyo muri Rokritoma gashobora kuzatuma amafaranga ashirira mu myanya itari na ngombwa. Nk'ubu barashaka Bedi bakavuga ko batamona amafaranga, nyamara uno mwana natwara miliyoni 10 Kitoga, uyu Murundi Magruari agatwara 10. Iyo bongera 20 zari bugura Bedi bananiwe kugura umwe muzima, barimo bariruka ku bakinnyi batanazi batanabonye. Akavuyo ko kuba buri muntu wese muri yumva ko yagura umukinnyi musigeho, ntabwo ikipe igurirwa n'abantu 100 cyane. Apel yizi somo yaguze abakinnyi 17 b'abanyamahanga mu myaka ibishize, ariko kubera guspendinga nabi yabyize uyu mwaka niyo kugura abakinnyi b'abanyamahanga itazi. Rero mucire birarura muri gukora amakosa, muzakemura ibibazo kintu cy'ubuzazana umukino. No kuvuga ngo hari sharazana umukino, no kuvuga ngo president azana umukino, vice president azana umukino, umunyamakuru azana umukino. Kuki batubaha urumva komisiyo nakwitera Rokritoma yashyizweho kwihari bivuze ngo n'abayishyizeho n'ubahana. Komisiyo ya Rokritoma abayishyizeho n'ubahana. President ati simora ikintu narakaza Prosper uwo ni Tadeyo
ati uyu muntu Muvunyi gira ikintu umubwira gusa amakuru namenye nuko Muvunyi na Prosper bunze ubumwe byibura bahuje muri zo bapfaga iki ntacyo bapfaga ariko harimo impande Muvunyi yari afite uruhande yari ariho ariko byibura bagiye ku ruhande n'abandi mwaganiye mugahuza ko mwahise gucagagurana ubu muragira ngo twongere dusubire mu wundi mwaka aho batangira kuranga abantu n'ibego kese za hafi ibibazo bya leta nk'ubu ejo muri seromogongera amasezerano urumva hari abantu bavuze bati uyu mukinnyi twebwe ntitwemera ndetse ngo na koca arimo aravuga ati muramusinyishije ariko nitumushaka ubwo muzanamukinisha ariko ikibazo ni icyo kintu none se abakapitani banyu bose bagiye Ombolenga yagiye Aimable mufitanye ibibazo uriya wundi Keve yagiye niwe mukinnyi byibura mukuru mwari mufite n'abayikapitani wagira captains mbese muragira ikipe itagira kiyoborwa ibyo ni ibintu by'injyawuro bari mu banyamakuru babasunika abakinnyi babo ngende babwiye ntazina nzavuga ariko reyo mu bantu twishe na media turimo reyo mwayihaye amahoro kwa mugani wayidavuge ariko intege nke zariyo ntabwo ziri mu bantu bo ku ruhande bayisenya nk'abanyamakuru n'ibindi ziri mu bayobozi nibo babundi reyo ikwiye kuba ifite abayobozi bari serious mu rwego rw'igihugu bumwe ku rwego rw'uko bashobora kujonjora ibyinjira muri reyo bivuye hanze ibyiza byo kwinjiza n'ibitari byiza byo gukumira ekipe yo gufatira ibyemezo mu kabari yo gufatira ibyemezo ngaho ku icupa ngaho hehe abantu bose bazengurutse abayobozi buri wese afite ntabwo nyine ntabwo ushobora kuyobora ekipe y'umupira w'amaguru gutyo uretse na rero n'ikipe y'akarere wayobora gutyo cyangwa bishoboka so rero administration ibintu bitaragenda neza neza ubwo bamaze kuba inama zingahe ngo za mitigation ngo zo kunga ubumwe ubu Muvunyi na Tadeyo ni abantu bo guhora ngo noneho ngo bumvikanye noneho ngo bahuje baradikanyije reke gutera abareza badakora ibintu bimwe muri ibibazo muri abantu b'abagabo ndavuga amazina 5 y'ingenzi Muvunyi abagabo bashwe kuriya ngo biyunze Gacinya Prosper kose bakunda reyo biyunze bapfa Gacondo mvuze amazina 5 yego ayo mazina 5 ndasubiramo Muvunyi Tadeyo Gacinya Prosper Gacondo muri abantu b'abagabo mu kimwe kibazo cyari dushaka kuzaza hano tuvuga erega ngo ikipe yarabananiye abafana babaririmbire bareba kumura Jean Fidel na Sadat uko byatangiye se ibibazo byabo bareba batangiye kumura Jean Fidel na Sadat rero ikintu gihari abarebe nimudakemura ibyo bibazo nk'uko rigana bivuze nayo mazina garutse abahonda mbere ko aperi bahonda mbere ko aperi bahonda nimudakemura ibyo bibazo muryikemuriye mwebwe hagati yanyu hari izindi nzego zabafasha izindi nzego zabakemura nk'uko zanabikemuye mbere ebyiri zonyine niyo mugabo Claude ikipe ya Azamu yandikiye aperi iyisaba ko bayiho uwo mukinnyi ndetse banabwira Claude bati wowe uvugane na aperi amafaranga twagutanga kuri sezini isigaye ariko ibi bavuganye na Hashim Ibwe yambwiye ko igihe umugabo witwa Ibenge yaje yababwiye ko nta interest afite z'abakinnyi mu Rwanda afite abandi bakinnyi azaza sinzi probably abakinnyi ba aperi bazayigumamo ariko Claude bari gusohoka ajya muri Azamu kubera ko Ibenge yaje bishobora kudakomeza umukinnyi witwa Rutonesha Hesbon ndetse na Bigirimana Bedi abo bakinnyi babiri muzi umutoza wabaye muri witwa Zerfani asigaye atoza muri Iraq y'abagana na Saddam Hussein uriya mugabo kabisa w'umwarabu ukomeye cyane hariya yayoboraga muri Iraq hariya uko bimeze ni ukuvuga ngo hari ikipe Zerfani atozayo iyo kipe asanze hari umu agent wabarangiye Abedi baramukunda ariko Zerfani ahita ababwira ati hari umukinnyi wo mu Rwanda ukomeye cyane witwa Rutonesha Hesbon namuzana ni umwana w'umuhanga Rutonesha ari ndofure yari abonye Kazakhstan atinda kubona ibyangombwa ashobora kuba Rutonesha ari ikintu bamubona amatwe tutajya tubona rero umukinnyi washakaga kuri 6 witwa Rutonesha impamvu atari kubasinyira afite izindi offer ari kureba ko yabona ibyangombwa kugera muri Iraq zo mu birombe muri Iraq kwa Saddam Hussein rero mu buryo bwo gusoza tugenda reka babwire nti Rayon Sport ibyayo nanze kubijyamo cyane binyuze hejuru kuko sinshaka kujya muri detail rero ngo uzaza